byiza nshuti bakunze ibiganiro bya Iwacu TV. Uyu ni umwanya w'amakuru mu Kinyarwanda, kuri mikoro muri kumwe nanjye Jean de Dieu Dusenga. Dore ingingo z'ingenzi amakuru yacu agiye kwibandaho. Mu karere ka Ruhango hagaragaye umurambo w'umwana w'umusore, harakekwa ko yaba yagiriwe nabi n'abagizi ba nabi. Ahazwi nko mu isi ya cyenda mu mujyi wa Kigali, abahakorera uburaya bakomeje kwemeza ko ariho hakwirakwiza sida cyane kurusha ahandi mu Rwanda. Mu karere ka Nyarugenge umujyi wa Kigali, ugucana inyuma bikomeje gukaza intera, byo bibangamira umutozo w'abana mu muryango. Aya makuru n'andi yose tutababwiye ni mu kanya ku buryo burambuye. Igitekerezo cyawe turacyakira kuri nimero ya WhatsApp 0799374916, ndetse kandi ukeneye no kwamamaza wabinyuza kuri iyo nimero tukagufasha. Iyi ni Iwacu TV. Ikaze mu makuru yacu ku buryo burambuye. Amakuru yacu reka tuyanzikire mu karere ka Ruhango, aho kuri iki gicamunsi mu karere ka Ruhango, umurenge wa Ruhango, mu mujyi neza wa Ruhango, hagaragaye umurambo w'umwana w'umusore. Harakekwa ko yaba yishwe n'abagizi ba nabi, dore ko uyu musore yari umunyonzi. Ku nkuru irambuye. Aha ni mu karere ka Ruhango, ahagana saa 8 za nijoro, rwagati mu mujyi wa Ruhango habonetse umurambo w'umusore. Uyu murambo wari ufite ibikomere byinshi mu mutwe, uza kuboneka hafi neza na kaburimbo. Nyakwigendera Minani Anastasie yari asanzwe akora akazi ko gutwara abantu ku magare, ibizwi cyane nko kunyonga. Bamwe mu baturage batuye muri aka gace baravuga ko ngo urupfu rwa nyakwigendera rwabateye urujijo kugeza na n'ubu, kuko ngo uyu musore yiriwe mu kazi nk'abandi, ariko ngo baza gutungurwa no kumva inkuru mbi yuko ngo babonye umurambo we ahagana saa 8 za nijoro. Bamwe mu baturage bakavuga ko yaba yagonzwe n'imodoka mu gihe yari ari gutaha, abandi nabo bagakeka ko yaba yazize abagizi ba nabi, bakaba ari bamutegeye mu muhanda bakamukorera byamfura mbi. Yitwaga Minani, niryo zina rye twari tuzi. Yego. Twe twadutse mu gitondo twumva bavuga ngo umuhungu ngo yapfiriye mu muhanda hano hafi yo kuri koperative Uwata. Aho bamugonge mu masaha z'ijoro. Niho bamugonge. Ariko imodoka yamugonze by'ukuri ntabwo bigeze bayimenya. Ntabwo bigeze ihagarara ngo ubone ngo ni yambaye plaque ni ngo ni imodoka bwoko n'ubu. Yese ngo yikomereza. Urupfu rwa Minani rwatubabaje kuko Minani yari inshuti yacu, yajyaga anyurana hano agasetsa n'abantu. Kabisa Minani yari umwana mwiza. Yego. Atunguwe n'urupfu rwe, kumva ngo bamugonze. Abamugonze bakabura kandi yari yifitiye n'igare rye ngo yari afite. Ninjoro bahamagayeho babanaga atuye kwa mama hano hirya, bavuga ko umuntu yapfuye. Basanga ngo arava amaraso mu mazuru no mu matwi. Ntabwo tuzi ko imodoka yaramugonze cyabamwishe. Namayobera aje kwa turi kumwe nimugoroba, bamwe aranatugurira tumurimo ideni. Mu byifuzo by'aba baturage barifuza ko hakorwa iperereza ku rupfu rw'uyu musore, maze hakamenyekana neza nimba koko yaba yishwe n'abagizi ba nabi cyangwa se yazize impanuka y'imodoka. Ngo bibaze ko imodoka yamugonze cyangwa hari bamwishe. Bamuhamagaye nk'umuntu basanzwe babana, ariko agezeho bashaka n'icyo bamwambika kirabura, asanga afite imyenda ishaje kandi n'umuntu wakoraga amafaranga. Twagize ikibazo. Polisi yagombye gukurikirana iyo modoka yagonze uwo muntu, kuko niba umuntu yapfuye kandi yaturukaga mu muryango, byibura n'uwo muryango ukabona n'impozamarira z'umuntu wabo upfuye. Imodoka yamugonze yashakishwa, cyangwa yaba atari n'imodoka yamugonze aba ari n'abamuhemukiye yigendera nabo bakagaragara. Shimire. Nanone amakuru yacu reka tuyerekeze mu mujyi wa Kigali, aho abakorera uburaya ahazwi nko mu isi ya cyenda bemeza ko sida yoretse igihugu cy'u Rwanda ahanini ariho irimo iraturuka. Ku nkuru irambuye. Turi mwe nyine ubwo no guhonda akayawashizemo umukira w'indaya arimo akakara karagura ibiceri kwishe habona nakira
Iyi santere izwi nko ku isi ya 9 ihuriweho n'imidugudu 3 yo mu kagari ka Kimisagara mu murenge wa Kimisagara mu karere ka Nyarugenge. Ni santere yegereye gare ya Nyabugogo, isoko ryo ku Nkundamahoro ndetse n'irya Kimisagara. Abanyamakuru ba Radio TV 10 bahatembereye mu masaha ya saa 5 za mu gitondo, basanga bamwe mu bakobwa bicuruza baraye mu kazi ndetse bamwe muri bo banakaramukiyemo. Naho kiramombera danje mami ego urashaka ko tujyana muri business se nka batatu abagabo nka batatu urayaba amaye nka data ndabipevera fataho pese akangahe nibura mu cyumweru na gatanu ari kenshi uzi ko bikora kurusha umugabo turi mwe nyine ubwo no guhonda akaya washizemo w'indaya umukira w'indaya arimo mu akakana karagura ibiceri kishi habona nakira. Abahatuye n'abahakorera bavuga ko ibiteye isoni bihakorerwa bitizwa umurindi n'ubusinzi bukabije. Mu mujyi wa Kigali nanone abashakanye barashinjanya gucana inyuma ari nabyo bivamo amakimbirane umungo, bityo bikanabangamira abana. Ku nkuru irambuye kosa kandi ndi umuntu mukuru njya kumviriza ngira ngo numve ko aba bana ibyo bavuga ari byo, nsanga bari gukora imibonano biri gusakuza pe byavugaga nyine nk'abantu bakuru bari mu cyumba cy'ibanga. Noneho numva ndababaye kandi uno mugabo ni umuturanyi wanjye ngo ntuye kuri kiriya gipangu. Ndi mu mujyi wa Kigali ho mu karere ka Nyarugenge mu murenge wa Nyamirambo mu kagari ka Gasharu mu rugo rwa Mugarura Karaveri niho abaturage bateranye bari kuvuga ko batungwe n'ibiri gukorwa n'uyu mugore mushya Karaveri yari yarazanye uri gusambanywa n'abandi. Nuko ukuntu mbanye neza na Mugarura ari umuturanyi tutagirana ikibazo numva ngize umujinya. Ucyumva bivuga mpita njya kugisha inama umukecuru duturanye, genda mubwira ibintu ko abana babimbwiye nuko mbisanze. Ni mukecuru ngira inama, ibi bintu twabikoraho iki nk'abantu bakuru? Umukecuru ati ndakabagwa, nawe arumirwa. Nawe ni mukecuru numva umwanzuro ukakaye ngiye gufata ingufuri tuhafunge. Mugarura havira mu kiraka mu kazi tumwereke ibintu biri kubera. Uwo mukecuru ati ibyo nibyo kugira ngo duhuruze abantu dusakuze uriya mugabo urimo anasohokana umujinya nadukubite cyangwa akora iki mufunge. Twahise dufata ingufuri turafunga. Simoni yitwa Simoni cya Papa Melisi ati yinjiranye mu nzu na wa mugore wa Kinyo barafunze. Hari saa 5:30 z'amanywa binjira mu nzu. Majije kwinjira mu nzu ngenda avuga nti murabeshya, bana baraza barandeba ndazenguruka ndaza ndirebera dusanga bafunze. Noneho ngewe nakoze ikosa, ahubwo kera kabaye haje umugore w'uyu mugabo uryamye mu nzu arakomanga. Noneho uwo mugore aratwinginga ati mwakwihanganye tukamufungurira agasohoka akagenda, n'ubundi ko byabaye niyakiriye. Namuhaye urufunguzo koko arafungura kura y'ingufura ifata mu ntoki aramubwira ngo Papa Melisi sohoka, n'ubundi byabaye. Banga kuvuga baraceceka. Noneho umugore agira umujinya akora ku rugi arasunika, asunitse asangamo imbere bashyizemo indi ngufuri. Umugore aranaruhondagura cyane, umugabo yanga gufungura. Uzi icyo nakoze ubwo nese mbwa nti funga iyi ngufuri nsubize imfunguzo za. Okay, uriya mugabo bari baramuzengereje mu kigaragara ntago ari uyu munsi babonanye. haye mwazinyuzaho ibitekerezo by'uburyo twanoza uyu mwuga bityo tugashyigikira impano z'u Rwanda. Aya makuru n'andi yose tugiye kubashakira tuzatuba amakuru anogeye amatwi, anogeye amaso kandi yubaka sosiyete nyarwanda. Tubashimire mwe mwese mwabanye natwe. Iyi ni Iwacu TV, Ngende Jean de Dieu niyo dusenga mwabanaga kuri kamera. Imana ibamugisha. Ciao ciao.